Rayon Sports ni ekipe y'igikundiro, ekipe dukunda twese hirya no hino, ndetse imihanda n'imihanda bakunda Rayon Sports, hirya no hino bakunda Rayon Sports, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, dukunda Rayon twese kandi bimeze neza cyane. Ariko umuntu yibuka iyi ekipe iri hano, ndabona Fiston ari kubanza hano rwose arabibuka cyane. Eric murabibuka cyane, no muri ekipe ya Kiyovu Sports kugeza kuri ubu ngubu. Hakaza Master Mugisha, Master ni wenyine hari uri kuri iyi foto ukiri muri ekipe ya Rayon Sports. Havuyemo na Kamara amaze kugaruka ariko nawe utarabasha kujya mu kibuga. Hakaza kandi Sashire Nahimana, hakaza Savio Nshuti Dominique. Kuva yava muri ekipe ya Rayon Sports uyu musore yasubiye inyuma cyane. Hakaza kandi Meya, we umupira twavuga ko asa n'uwawuretse. Hakaza Jabel Manishimwe, hakaza Seifu muramuzi cyane, Kambana Roho. Hakaza kandi Kwizera Pierrot wamaze kugira gutya rwose agasubira iwabo mu gihugu cy'Uburundi, ndetse na Musa Kamara. Kugeza kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports itarabona nimba cyangwa se itaramenya nimba uyu musore azagira icyo ayifasha, dore ko n'ubundi ikibazo ekipe ya Rayon Sports ifite ari ikibazo cy'umwataka. Hakaza kandi Ndayishimiye Eric Bakame, ariwe wari kapitene w'iyi ekipe. Ni bya bihe, reka twisimbukire ngo tugere ku by'uyu munsi. Rero urabona abantu bari hano, iyi foto ntabwo nakirwa nkubwira ngo bimeze gute cyangwa reka manzi se n'uyicamo cyane. Urabona cyane CEO ekipe ya Rayon Sports, uramubona cyane rwose Patrick Habimana mu ikote ryiza cyane ry'ubururu, ndetse kandi urabona cyane ko n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, harimo Munyakazi Sadat wayoboye ekipe ya Rayon Sports, ndetse na perezida wa ekipe ya Rayon Sports Uwayezu Fidel, ndetse n'abandi batandukanye harimo ba Murego ndetse na ba Philippe na ba Prosper, ndetse n'umutoza w'ekipe ya Rayon Sports bari kuri iyi foto. Rero YouTube imwe yagize gutya irandika iryo bambariye urugamba, baravuga ati rero yari kuvuga ati ekipe ya Rayon Sports bitari no kuza kureba uburyo yarwana ekipe ya Kiyovu. Ekipe ya Rayon Sports bitari kugira ngo irebe uburyo yarwana ko ekipe ya Rayon Sports kuva umuyobozi w'ekipe ya Kiyovu Sports Juvenal Mvugire yaza muri ekipe ya Kiyovu Sports, ekipe ya Rayon Sports kubw'izo mpamvu rero Kiyovu Sports nayo yahise ibona ibingibi ibibonye kuri YouTube imwe irangije rwose ihita isimbuka irandika iti turabamenyesha ko Rayon Sports tubafite nk'abakiriya beza muri uyu mwaka ndetse n'indi myaka yose iri imbere. Nguko uko babinyujije kuri Twitter yabo bamaze kubivuga rwose mu gihe gito cyane gitambutse. Ni abayovu cyangwa se bamwe mu bakoresha Twitter ekipe ya Kiyovu Sports, ubona ko intambara ikomeje kugenda izamuka hagati y'amakipe yombi,
ndetse bikomeza no kugenda kandi biryoshya umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni inama rero yahuje abayobozi b'ekipe ya Rayon Sports ndetse baganira ko bemeza ko baraganira ndetse kandi bemeza ko ekipe ya Rayon Sports mu kwezi kwa mbere igomba gushaka uburyo igura umwataka, ndetse umwataka ugomba kugira ibyo afasha ekipe ya Rayon Sports, inyuma yo kubona ko abataka barimo Musa Kamara, barimo Musa Esenu, barimo kandi Traore, ntacyo bari gufasha ekipe ya Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu. Ni imwe mu bibazo umutoza yagejeje kuri iyi ekipe ya Rayon Sports, ndetse baje no kubona ko ikibazo cy'umuzamu Kabwiri rwose bisa naho bizagorana cyane, nubwo agiye gukoreshwa mu mukino ngiye kugenda ngarukaho. Ariko kandi ekipe ya Rayon Sports yagize gutya nayo irica ku rukuta rwa twita ivuye muri ekipe ya Esperance. Muri ekipe ya Rayon Sports biracyakomeje kumugura, dore ko umusore Mucyo Junior kuri kabiri yamaze kugaragaza ko afite uburyo ari we ukomeza kugenda agaragaza ko ari ku rwego rwo hejuru. Uyu musore rero yagize gutya rwose yagira isabukuru y'amavuko. Tubiveho twigire ku mukino ekipe ya Rayon Sports yifitiye kuri uyu ekipe ya AS Kigali ijya hanze y'u Rwanda, mu gihe kandi ibyo ngibyo nubwo byabaye ekipe ya Rayon Sports ifite ikirarane iracyayoboye andi makipe n'amanota 15 amaze kuba yakinwa, ndetse n'icyo yumvikana ko n'utsinda izakomeza kuyobora uyu mukino, izakomeza kuyobora iyi shampiyona. Ni rero umukino ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yitegura, ariko mubwira ko Adolphe kugeza kuri ubu ngubu ndetse na Prince badari muri ekipe ya Rayon Sports nk'abakinnyi bafite imyaka 20 bari munsi y'imyaka 23 bari gukina bari muri ekipe y'igihugu igomba kuba badahari. Ekipe ya Rayon Sports n'ubundi nta kabuza irakomeza ikore akazi kayo, baravuga ngo nta kibuza impara gucuranga. Ekipe ya Rayon Sports igomba gukora uyu mukino ndetse kandi ikigarura uburyo yitwara neza, dore ko abakinnyi yamaze gutakaza cyangwa se abakinnyi bagiye mu ikipe y'igihugu y'abategereje imyaka 23 batarenze 3, ku buryo ekipe ya Rayon Sports izakina uyu mukino. Rero nguko uko ibintu bihagaze, niko mubwira ko kugira ngo ibintu bigende neza nawe komeza ukore subscribe, ariko kandi usimbukire kuri YouTube baze urebe inkuru y'abasore ba ekipe ya Rayon Sports ubona ahanga batandukanye bakunzwe, uburyo abasore bakunda muri ekipe ya Rayon Sports bakurikirana ndetse n'igikundiro bafite ugereranyije n'abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse unareba uburyo biri muri ekipe ya Rayon Sports bihagaze gute. Ari nako kandi uko ubibona ushyira comment aho ngaho, mbasha kugenda amenya ngo ibintu bimeze gute, cyangwa se noneho tubazanire top 10 imeze gute ya ekipe ya Rayon Sports. Njye nitwa Ziridi Zoranda Ziriduwiski, komeza ugire ibihe byiza, hasta la vista. Ibibera muri ekipe ya Rayon Sports bihagaze gute, ari nako kandi uko ubibona ushyira comment aho ngaho, mbasha kugenda amenya ngo ibintu bimeze gute, cyangwa se noneho tubazanire top 10 imeze gute ya ekipe ya Rayon Sports. Njye nitwa ibihe byiza, hasta la vista. Ekipe ya Rayon Sports ndetse baganira ko bemeza ko baraganira ndetse kandi bemeza ko ekipe ya Rayon Sports mu kwezi kwa mbere igomba gushaka uburyo igura umwataka, ndetse
umwataka ugomba kugira ibyo afasha ekipe ya Rayon Sports, inyuma yo kubona ko abataka barimo Musa Kamara, barimo Musa Esenu, barimo kandi Traore, ntacyo bari gufasha ekipe ya Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu. Ni imwe mu bibazo umutoza yagejeje kuri iyi ekipe ya Rayon Sports, ndetse baje no kubona ko ikibazo cy'umuzamu Kabwiri rwose bisa naho bizagorana cyane, nubwo agiye gukoreshwa mu mukino ngiye kugenda ngarukaho. Ariko kandi ekipe ya Rayon Sports yagize gutya nayo irayica ku rukuta rwayo rwa Twitter. Ivuye muri ekipe ya Esperance muri ekipe ya Rayon Sports biracyakomeje kumugora, dore ko umusore Mucyo Junior kuri kabiri yamaze kugaragaza ko afite uburyo ari we ukomeza kugenda agaragaza ko ari ku rwego rwo hejuru. Uyu musore rero yagize gutya rwose agira isabukuru tubiveho twigire ku mukino ekipe ya Rayon Sports yifitiye kuri uyu ekipe ya AS Kigali ijya hanze y'u Rwanda, mu gihe kandi ibyo ngibyo nubwo byabaye ekipe ya Rayon Sports ifite ikirarane iracyayoboye andi makipe n'amanota 15 amaze kuba yakinwa, ndetse n'icyo yumvikana ko n'utsinda izakomeza kuyobora uyu mukino, izakomeza kuyobora iyi shampiyona. Ni rero umukino ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yitegura, ariko mubwira ko Adolphe kugeza kuri ubu ngubu ndetse na Prince badari muri ekipe ya Rayon Sports nk'abakinnyi bafite imyaka 20 bari munsi y'imyaka 23 bari gukina bari muri ekipe y'igihugu igomba kuba badahari. Ekipe ya Rayon Sports n'ubundi nta kabuza irakomeza ikore akazi kayo, baravuga ngo nta kibuza impara gucuranga. Ekipe ya Rayon Sports igomba gukora uyu mukino, ndetse kandi ikigaragara uburyo yitwara neza, dore ko abakinnyi yamaze gutakaza cyangwa se abakinnyi bagiye mu ikipe y'igihugu y'abategereje imyaka 23 batarenze 3, ku buryo ekipe ya Rayon Sports izakina uyu mukino. Rero nguko uko ibintu bihagaze, niko mubwira ko kugira ngo ibintu bigende neza nawe komeza ukore subscribe, ariko kandi usimbukire kuri YouTube waza urebe inkuru y'abasore ba ekipe ya Rayon Sports ubona ahanga batandukanye bakunzwe, uburyo abasore bakunda muri ekipe ya Rayon Sports bakurikirana, ndetse n'igikundiro bafite ugereranyije n'abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse unareba uburyo biri muri ekipe ya Rayon Sports bihagaze gute. Ari nako kandi uko ubibona ushyira comment aho ngaho, mbasha kugenda amenya ngo ibintu bimeze gute, cyangwa se noneho tubazanire top 10 imeze gute ya ekipe ya Rayon Sports. Njye nitwa Ziridi Zoranda Ziridubiski, komeza ugire ibihe byiza, hasta la vista. Ibibera muri ekipe ya Rayon Sports bihagaze gute, ari nako kandi uko ubibona ushyira comment aho ngaho, mbasha kugenda amenya ngo ibintu bimeze gute, cyangwa se noneho tubazanire top 10 imeze gute ya ekipe ya Rayon Sports. Njye nitwa ibihe byiza, hasta la vista. YouTube imwe yagize gutya irandika ibyo bambariye urugamba, baravuga ati rero yari kuvuga ati ekipe ya Rayon Sports ritari no kuza kureba uburyo yarwana ekipe ya Kiyovu Sport. Ekipe ya Rayon Sports ritari kugira ngo irebe uburyo yarwana ko ekipe ya Rayon Sports kuva umuyobozi w'ekipe ya Kiyovu Sport Juvenal Mvugire yaza muri ekipe ya Kiyovu Sport,
ekipe ya Rayon Sport. Ku bw'izo mpamvu rero Kiyovu Sport nayo yahise ibona ibingibi ibibonye kuri YouTube imwe irangije rwose ihita isimbuka irandika iti turabamenyesha ko Rayon Sport turabamenyesha ko Rayon Sport tubafite nk'abakiriya beza muri uyu mwaka ndetse n'indi myaka yose iri imbere. Nguko uko babinyujije kuri Twitter yabo bamaze kubivuga rwose mu gihe gito cyane gitambutse. Ni abayovu cyangwa se bamwe mu bakoresha Twitter ekipe ya Kiyovu Sport, ubona ko intambara ikomeje kugenda izamuka hagati y'amakipe yombi ndetse bikomeza no kugenda kandi biryoshya umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni inama rero yahuje abayobozi